spirit. ariko ibijyanye n'ibisindisha uko byaba bisa kose Anything looks like beer, ntabwo tubyemererwa. it's forbidden. This man to be a pastor. Ubuhamya ni bwiza. That is the witness is good. Nimba ari bwiza ni mukomere If it is good, please clap for him. kubera iyo mpamvu rero Due to that reason, dushingiye ku bushobozi according to the research, mbere y'uko tumusukaho amavuta before we anointing him, agiye kubirahirira, he's going to oath to commit. hanyuma natwe turaza kubihamisha kumusukaho amavuta nk'uko ijambo ry'Imana ribitegekanye. After that, as readers, we will anoint him as the word of God said before. Ntabwo Imana iyobewe ko dukeneye amafaranga kugira ngo abagetorero bacu babeho neza. God knows that we want the money so that our church members. Ntabwo Imana iyobewe ko dukeneye amafaranga yo kugura ibikoresho mu itorero. God knows that we want the money so that we can buy the church materials. Ariko Imana ntabwo ishaka ko tubanza amafaranga imbere. But God doesn't want us to take the money as the first thing. Ngo ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe bibe amafaranga. Do not your wisdom and thought just always mentioned for the money. Amagambo yawe yose n'ubwenge bwawe bube ibiya. Your words and thoughts be concerning to the money. Amafaranga be ikigirwamana. The money might be the ideal. Ikindi ugomba kubutegeka neza wo mu rugo rwawe. You might be a good leader to your family. Abana bawe bafite discipline. Your children have a discipline. Itariki ya 12 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2023. Because we are reaching to 12 February 2020. Kubera ko Imana ikomeje gukuza umurimo wayo. Because God continue to expand his kingdom. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God in the Bible said, nubwo itangira ryawe ryaba ari rito, even though the beginning would be the small, ariko maherezo uzagenda ukwira ugira imbaraga. but slowly to will get the strength. Uyu munsi itorero ECCR Today, ECCR Church, dufite umugisha udasanzwe. we have a great blessing. Kubera ko tugiye kongera navuga ku nshuro ya mbere kwakira inshingano z'umukozi w'Imana. For our first time, we are going to take the responsibilities for servant of God. Ariko nanone tuza kwakira cyangwa se no gutanga paruwase ya mbere y'Itorero ECCR mu mujyi wa Kigali. As well as the first time to start a new parish of ECCR in Kigali. Ariko nanone ni nayo ya mbere ku rwego rw'igihugu. Also, it is the first parish in the national level. Murumva ko uyu munsi ari umunsi kuri twebwe. So today it's a great day for all for the church congregation. Twaherukaga hano We have been here for so many years, for so long. ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2022. It was 18 and 22. Tuje gukingura ku mugaragaro itorero ryacu ECCR mu mujyi wa Kigali. It was our first time to come here for opening our church ECCR here in Kigali. Tunejejwe no kuba uyu munsi tuje tutaje gufungura gusa ahubwo tuje gutanga paruwase no gutanga inshingano ku mukuru w'itorero waryo hano. So it's a pleasure because today we are not here for opening a church. We are here just for giving the responsibilities for the senior pastor for this church. Ibi ni bigaragaza ko Imana iri mu ruhande rwacu bene data. This is the evidences that can show everyone that God is on our side. Gatoya bahe ubuhamya bw'iritorero. Let me give you the testimonial about this church.
byose bitangirira aho nakoreraga umurimo w'Imana kera. It started from where Bishop was serving God for so many years ago. Nababwiye ko nakirijwe mu itorero rya ADP. As he mentioned before, he said that he got salvation when he was in the ADP church. Ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu. It was the 1st March 1096. Mu itorero ry'Inyarugenge. It was in Nyarugenge church. Narimbaga muri korali bita Baraka. He was in he was one of the Baraka choir members. Korali nziza cyane. It is a very great choir. Yanyigishije gukizwa. Baraka choir trained the pastor on how to get salvation. Inyigisha kubaho ubuzima gusenga. He learned from them on how he can live in the praying life. Inyigisha ko umukristo atagomba gutungwa n'umutima gusa. He learned all about that means that a Christian doesn't best in just to get the food or bread. Agomba no gutungwa n'ijambo ry'Imana. A Christian can even living with the word of God. Agomba no gutungwa n'amasengesho yo kwiyiriza kutarya ibiryo. And a Christian as well as might living in the prayers, not only the bread or food. Banyigishije gusenga amasengesho y'icyumweru utarya utanywa. He learned from the choir on how he can spend 7 days on fasting and prayers. Kandi ntupe. And you can spend 7 days in praying and fasting and nothing can happen to you. Kandi nturwara igifu. You can't get any sickness. Ahubwo ugahembuka mu bugingo. And again you get refreshed in your life. Iryo torero rero ndarikunda cyane. So he really loved that church. Abagira nibazo naryo nuko batazi agaciro kayo. Those who get some problems with the ADP church, it's because they doesn't know the value of that church. Ni itorero ryamfashije kubera ko nahindutse ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye bugafata icyerekezo. It's a church that was empowered our bishop because he has been transformed in his life and take this decision of following Jesus. Kubera ko nari narabatijwe mu idini rya Gatolika. Before he had been baptized in the Catholic Church. Ndakomezwa. He got a second baptism. Bambatiza nkiri umwana. He baptized when he was a child. Imihango y'idini yose ndayubahiriza. He got all the services from the church. Ariko ibyo byose nta kintu byigeze bimarira. But all of those services, nothing has been changed to his life. Ntibyambujije kuruha. He just, even though he was baptized, he passed through different circumstances. Ntibyambujije guhora mfite ubwoba. He used to have much sadness. Kubera ko sinigeze nkizwa. Because he didn't get salvation. Uyu mujyi nawubayemo igihe kitari kinini cyane ariko nanone kitari gito. He didn't live so many years in this city, but he can even say he didn't live here a short time. Nkiri umuyoboke w'iryo dini. Even when he was a member of that church. Ariko nari mbata y'ibyaha byitwa kunywa inzoga no gusinda. But he was a follower of the sinners of drinking the beers and doing the bad things at that time. Nararaga mu inzoga bugaca ngahura n'abantu bajya mu kazi. He spent the nights on the pubs for drinking the beer. Then in the morning he met with the people who are going to their daily work. Ngarara muri Hotel Panafrique. He spent the nights in the Pan-Africa Hotel. Ngarara muri Hotel de Diplomate tubyina tucheza. I spent the nights in a diplomatic hotel just for dancing and having fun with other people. Ariko nta mahoro byampawe. And all of those didn't give him a peace. Ariko Yesu amaze kugera mu mutima wanjye. When Jesus came into his heart, yamaze icyaka cy'inzoga. He put away all the need of looking for the beer on his days. Ahubwo ashyiramo icyaka cyo gukizwa. And he always looking for the salvation. Arangije ahindura umwana w'Imana. And he changed him to be a son of God. Amaze kumindura umwana w'Imana ntabwo yagarukiye aho. After
changed to be a child of God. The life didn't stop there, yangabiye umurimo we. and God gave him a responsibilities of serving the church. Pawulo yaranditse aravuga ngo ndashimira Imana Data Paul on the Bible wrote then said he thanked Father God yarebye ko ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo. who seen Paulo as a faithful person, and then he gave him a responsibilities of serving the church. Ititaye ku mateka yanjye n'ubwo businzi n'ubupagani nari ndimo, Without looking back on his background and a bad history where he passing through, ariko imaze kumpindura irangije ingabira imirimo itandukanye. so after God transformed the bishop, he gave transformed him. He gave him responsibilities of doing the ministry in different places. Umurimo wa mbere nakoze nuwo nababwiye nabaye muririmbyi muri korali bita Baraka. One of his first responsibility is being a singer in Balaka choir. Kuva muri 1996 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000, From 1960 until 2000, aho naje kwimurirwa ku mpamvu z'akazi njya gukorera i Butare. due to the charge of the responsibilities, he shifted from Kigali to Butale. Nakomeje gukorera Imana muri ako kazi nakoraga kajyanye no kuba nari umushinjacyaha cyangwa se procureur. He kept serving God, even though he was a prosecutor, act as a lawyer, but he kept serving God in that area of Butare. Ngeze Butare nakoze umurimo w'Imana muri korali bita Itabaza. When he reached to Butale, he served God at Itabaza choir. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2009, When it reached in 2009, Imana integeka kuva muri korali God told him to left from the choir, nyohereza aho ntuye muri quartier bita Ngoma ituyemo abayisilamu. and God sent him on the village where he lived currently, that village called Ngoma, and there is so many Muslims on that area. Twagenda turi abantu 8 They went as a team of 80 people, hamwe n'umuryango wanjye abantu 6, including with his family, in total of the 6 people. dusenga Imana kugira ngo ituhe gutangiza umurimo w'Imana mu bayisilamu aho ngaho barwiriye. Together with the family and his friends, they took time to pray God by requesting them the strength to start the ministry on that area where there are so many Muslims in that community. Ntabwo byari byoroshye kubera ko abavandimwe ibya Yesu murabizi ko bigenda, ntabwo uzana Yesu aho ngaho ntabwo ari ibintu biba byemewe cyane. It was not easy at all because our brethren from the Muslims, they are not really understand who Jesus is. They don't want to hear about that story. Ariko nari narasenze amasengesho y'icyumweru ntarya ntanywa. He took a time of prayer and fasting around 7 days without taking anything in terms of drinking or food, just for praying for the ministry. Saba kugira ngo ibendera rya Yesu ribone umwanya aho ha. Just for asking God on how the flag of Jesus can get can lifted on that place. Ndashimira Imana ko uyu munsi ari itorero ririmo abanyetorero basaga 350. We thank God because on that area there is a church that have over 350 church members. Muri urwo rugendo rwo gukorera Imana aho ngaho, That journey of serving God in that community, niho Imana yambwiye ko izanyagura. that's where God told Bishop that he is going to expand him. Kandi mbwira ko izava mu itorero rya ADP. And he told him that he's going to left from Adeped Church. Ntabwo itorero rya ADP nigeze ngira ni ibibazo naryo kuko abandi mujya mubyumva, nta bibazo mfitanye nabo. He has never get used to hear from other church members. Never happened at all. Kuko jewe nasezeye itorero ku mugaragaro. Because he took time
to write a letter and to talk with the church leaders, and he takes the time to go officially. nikiranuye na bene data ku mugaragaro. He did everything officially. Ku itariki 23 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2019 23rd June 2019, nibwo nahagaze mu mudugudu wanjye wa Butareville. that was the time he stand on his village at Butareville. Sezera bene data ku mugaragaro mbabwira ko Imana yampamagariye kujya gutangiza umurimo w'Imana handi hatari muri ADP. Then he farewell to the church congregation, and he told them that God has called him to go to plant a church to another area, not for the other pen. Ndetse mbabaza niba hari umuntu dufitanye ikibazo kugira ngo twikiranure arabura. He asked the congregation if there is one person in the church who has any problem with our bishop, and no one has left the hand up. Babwira ko nkiri umwana wabo He told them that he still a son in the church, kandi ko nkibakunda, and he loves them. nzakomeza kubakunda. He will keep loving them. Niba ntumira nzabitaba. In time they can invite him to come to the church, he will come automatically. Ko nanjye nimbatumira bazanyitaba. And when he invites them to come at his church, they have to come. Dutandukana amahoro. That's how they separated friendly. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 2019 11 August 2019, nibwo Imana yangiriye icyizere nanjye ntumirwa muri Kenya mpabwa inshingano zo kuba umukuru w'itorero. that was the first day God has been trusted him to be invited from Rwanda to Kenya, where he got the responsibilities to be a bishop of the church. Hanyuma kuri 27 z'ukwezi kwa 2019 baza kunyimika nk'umushumba mukuru w'itorero. 27 October 2019, that was the official time where he got the responsibilities of acting as a senior pastor or bishop of our church. Uwo muhango wabereye mu itorero ryitwa Salvation Army i Muhanga. That was happened in Muhango district at the church called Salvation Army. Icyo gihe nibutse ko nari nkirimo nshakisha nta n'abanyetorero nari mfite. He would like to tell you that on that time, Bishop he was just searching and looking for, because he doesn't even have a church. Ryari ihurizo It was a challenge. kuba umushumba utagira intama. Being a shepherd, but he didn't have the church of serving with. Ariko amasengesho nasenganye n'umuryango wanjye But the prayers he has been prayed together with his family turi muri Kenya, when they were in Kenya. narababwiye ngo mpoye n'ikibazo He told the family that he met with a challenge kuko Imana impaye inshingano kandi nta ntama mfite. because God gave him a responsibilities, and the main challenge, he doesn't have where to implement those responsibilities. Basaba ko twajya mu butayu tugasengana amasengesho y'iminsi 3. He requested the family to take time together to go to the prayer mountain for taking the 3 days of praying and fasting. Twiyirije For praying and fasting, dusaba Imana ibi bikurikira. for requesting God the following list. Icya mbere twishimira The first one, for thanking God ko iduhaye igihugu kugira ngo tugishumbe. because he gave us a nation to be a coordinator of that nation. Hanyuma ariko turabibwira ngo igihugu urakiduhaye ariko nta ntama dufite. But they say that God, you gave us a nation, but with this nation, there is no people to be serving with on this land. Ariko tubwira Imana ko Imana yadushigikiye tuva muri Butareville ikadushyigikira ingoma nta bakristo twari dufite duhere ku 8 tukaba twari tugeze kuri 350 ko izadushyigikira abantu arabaye. As he said, from Butare to Ngoma, they were together as a family, but no one from out of the family. So when they reached to Ngoma, they kept serving God. Then the church had 300 of the people. That miracle gave them a strength to keep moving forward.
hanyuma tuyisaba ko Imana izaduha ubuzima gatozi bw'itorero tuzaba tugiye gutangiza muri iki gihugu. As a new church in this nation, they pray God to give them the legal document for operating on this nation. Nibutse ko twinjiye mu gihe cyo gushaka ibyangombwa, He would like to remind you when they enter in the season of the looking for the legal documents, twahise twinjira muri COVID-19 murabyibuka. we faced the challenge of COVID-19. Hanyuma Therefore, naje gusanga Imana idakangwa na COVID. Bishop has found that God never feel anything such as COVID or anything else. Uko icyo gihe tuva muri Kenya, Because in that time when they came back from Kenya, twari tumaze kubona itsinda ry'abantu 70 mu karere ka Kamonyi, they found a team of 70 people from Kamonyi district mu murenge wa Remera Rukoma, at Lukoma sector bari bemeye kwifatanya natwe. who were committed to partner with our church. Ariko COVID imaze kwinjira, But when COVID came, ibintu byarahagaze. all the things has crashed, has stopped. Ariko Imana yacu ntigihagarara. But our God always moving forward, always working. Natangiye kujya nakira amatelefone y'abantu bifuza kuba abanyetorero banje bacu kuri telefone. Bishop used to listen the phone calls of different people from different areas who really committed and are willing to join the church. Umudugudu navuga wa mbere na ufunguriye kuri WhatsApp. The first church has been opened through WhatsApp. Uwo mudugudu niwo nagendaga nganiriza mu gihe twabaga turi muri guma mu rugo tukaganira amagambo y'Imana. When we were on the lockdown, Bishop used to talk with that new church through WhatsApp. He used to share with them the words of God through that platform. Hari abaje bazi ko tuzakomezanya ariko Imana yari ibazanye kugira ngo bamfashe umurimo ariko bazasubirayo. At that time, there are the people who came to join the service when they were serving God through WhatsApp platform. They thought that on that time they have to spend time and serving together with the bishop and the church members, but they left few days ago. Imana yari izi ko bagiye kungira umumaro kugira ngo nkomeze ihishurirwa. God was leading us that those people, they are coming on a certain time to work together with bishop for strengthening him. Twageze mu gihe gikenewemo amafaranga kugira ngo dushake ibyangombwa by'itora. When we entered on a hard time looking the legal document for the church, Abo bantu bagize umumaro munini cyane. those people were supported the ministry for contributing to those legal documents. Hari abo tukiri kumwe, There are some who still are the acting members of the church. hari n'abandi basezeye ku mpamvu zabo basubira mu matorero yabo. There are others who has already said, "Oh, Bishop, we have to back to our churches." Muniza amashi tubashimire abo bagize Let's uruhare kugira ngo clap itorero for rigere all aha. of them who support the church. Kandi tubasabiye umugisha mu byo bakoze. And we bless all of them for their single contribution they have been given to the church. Twashakisha ibyangombwa by'itorero mu bihe bya COVID. Looked for the church documents in a hard time of lockdown. Ibyangombwa twabisabye mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2020. We started to look for the legal document from October 2020 Tubisabye mu buryo bw'iyakure. by using online system. Hanyuma ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 tubona ubuzima gatozi. Then 9 March 2021 we got a full legal documents for the church. Monize amashi dushimira Imana yaduhaye ubuzima gatozi bw'itorero. Let's clap for the church and for what God has did to give us the legal documents. Hanyuma nanone mwongere munize amashi dushimire leta yacu yaduhaye ubuzima gatozi kugira ngo tuyikorere. Let's clap for our government who trusted the church and gave us the legal document for starting the ministry. Impamvu bibabwira nuko hari abandi dusangiye icyo cyifuzo bagisenga kugira ngo Imana ibahe ubuzima gatozi batarabona. The reason why I'm telling you this,
It's because we have our fellows who are still praying for looking the legal documents, but still today they are not yet getting the legal documents. kuba imana yaraduhaye ubuzima gatozi ni inkunga ikomeye tuyongera amashyi menshi cyane. For God gave us the legal documents, it's a great support. Let's clap for God. nyuma yo kubona ubuzima gatozi covid yavuyeho. After receiving the legal documents, the COVID had stopped. amatorero yari asanzwe akora atangira gufungurirwa. The church that operating, the government started to reopen one by one. natwe duhita dufungura amatorero yacu yose aho ari. On that time, our church had started to open the churches in the different areas. none ubu ngubu dufite amatorero 13 mu Rwanda. So far, have 13 churches in Ubane. dukomere imana yacu amashyi menshi cyane. Let's clap for our God for the ministry. mu mujyi wa Kigali dufite amatorero 3. In Kigali city, we have 3 churches. ahitwa i Masaka, One at Masaka, ahitwa Ijurwe hano turi, Shurugwe, where we are right now, ahitwa Ijari, at Jali, no mu tundi turere tuzakomeza twa Kigali. even other districts here in Kigali, we will keep planting new churches. hanyuma mu karere ka Kamonyi Even in Kamonyi district, bafite amatorero 4. we have 4 churches. mu karere ka Gisagara bafite amatorero 4. In Gisagara district, we have 4 churches. mu karere ka Huye tuhafite itorero rimwe riri mu murenge wa Kigoma. We have 1 church in Kigoma sector at Huye district. mu karere ka Karongi tuhafite itorero rimwe ahitwa mu murenge wa Gitega. Also, we have 1 church in Karongi district. turashimira Imana ikomeje kutwagura. We thank God for keep expanding His kingdom. umurongo wacu no kugira ngo abantu bongere bakizwe. Our line is just to give the people opportunity to get salvation. gutandukana n'ibintu biri kwirukansa abantu tutazi iyo biri kubaganisha. We want the people. We don't want the people to separate. We want the people to separate with the different things which are coming on this new world. dukeneye gukizwa ngo tuzigire mu ijuru. We want the people to get salvation so that we can go to the heaven together. dukeneye kuba abakristo bafite umurongo. We want to be the good Christians. niyo mpamvu twifuza ko twebwe twese dushaka uburyo tugaruka ku isoko. That's why we want all of us to the source of war. none uyu munsi wa none turashima Imana ko tugiye gutanga ku nshuro ya mbere hano muri paruwase ya Jurwe. tugiye gutanga inshingano, gutanga ubukuru bw'itorero uwo Imana yagiriye icyizere. So we thank God for this time as we are going to give the responsibilities of senior pastor for the person that God has been trusted due to his faithfulness. ku itariki 11 na 12 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2023 tuzizihiza isabukuru y'imyaka 2 itorero rimaze rivutse ku cyicaro hariya mu Nsambira mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. For 11 and 12 March this year, we will celebrate the anniversary of 3 years that our church has been started here in Rwanda. tunashimira Imana izatuzanira abashyitsi b'umugisha kuva muri Amerika. Also, we have to thank God because He's going to bring the visitors from America. kubera ko iri torero niho rikomoka. Because this church is already came from USA. ahitwa Chicago. At Chicago. abo ni abashyitsi b'umugisha bazaza kubana natwe no kureba itorero. Those are the blessings visitors from Chicago who will come to spend time with us and to visit the church as well. itorero ryabayeho mu mwaka w'1885. The church has been started in 1886. ntabwo ari itorero ry'inzaduka nk'uko abantu bakunda gusebanya. It's not just those new church as the people used to say, just to mention bad words to the new churches.
ni itorero ryubakira ku cyo bita ubwere. It's a church that has foundation through yes, through its certification. Ni itorero ryubakira ukwera no gukira. It's a church that's rooted in certification and righteousness. Ni itorero ridakorana n'ibyaha. It's a church that accepts the people to do the sinners. Ni itorero ridakorana n'ubutinganyi. It's a church that that which is not accept homosexuality. Ni itorero ridakorana n'abasinzi. It's a church that can accept the drunkards to be with us. Ni itorero ridakorana n'abanyamanyanga. It's a church that accepts those bad things to happen in our church. Ni itorero rigira urukundo mu banyetorero. It's a church that have love to their church members. Ni itorero ridashyigikira amatiku. It's a church that can accept the segregation. Ni itorero rishaka ko abanyetorero babaho mu buzima bwiza bubahana bakundana. It's a church that wants the church members to live in a good life and love each other so that we can grow together. Turashimira Imana ko muri Afrika twabaye igihugu cya 9 cyaryakiriye. We thank God because in Africa, Rwanda is the 19th country that has been welcomed this church in our nation. Mu ntiza amashi dushimire abayobozi bacu ku rwego rw'isi bemeye kutugira icyizere kugira ngo turyakire. Allow me clap for our international leaders who trusted us for bringing this church in our nation. Ni itorero ritanga inshingano badashingiye ku kuvangura cyangwa se kurobanura ku butoni. It's a church that gave the responsibilities to different people without choosing the person from this area of this area. They just give you the responsibilities because you have the calling. Waba uri umugabo, even though you are a man, waba uri umudamu, or you are a woman, uri umukozi w'Imana. You are a servant of God. Iyo wujuje ibisabwa uhabwa inshingano. When you fulfill all the requirements, you get the responsibilities. Reka mbabwire ko itorero ryacu ku rwego rw'isi ubu rirayoborwa n'umudamu bwa mbere mu mateka. Allow me tell you that our our international leader for this church, she's a woman and she's doing an amazing work. N'umubyeyi niwe mushumba w'iri torero ku rwego rw'isi. She's a mother and she's a senior pastor for the international level. Kandi atuyoboye neza cyane. And she's a very good leader. Nyuma y'imyaka myinshi riyobowe n'abagabo. After so many years, this church led by the men. Ubu ngubu n'umudamu uriyoboye ku rwego rw'isi. Today is a woman who is leading the church for the international level. Turi kumusengera kugira ngo umunsi umwe azaze hano mu Rwanda. We are praying for her so that one day she might come here to Rwanda for visit. Bande banshyigikiye kugira ngo tuzamusengera azaze. Who are together with the bishop for praying for our leader to come here for visiting Rwanda. Uranshyigikiye tumusengere. Are you together with the bishop for praying her to come for her visit? Muzamure ababone ko mumukeneye mu Rwanda azaze. Let's lift our hand for showing her that we really need her to come for visit our church in Rwanda. Turizera ko umunsi umwe azaza gusura igihugu cyacu. We hope one day she will come to visit our nation. Imana ibamugisha cyane. May God bless you so much. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. We are going to the word of God kugira ngo twinjire no mu nshingano. As well as to the responsibilities of today. Uyu munsi n'umunsi w'ibyishimo. Today is a day of the happiness. Wo kugira ngo tubashe gutanga inshingano. Because we are going to give the responsibilities. Nta kindi cyatuzanye kuri iyi tariki. There is no other thing that brought the team here. Nababwiye ngo ubushize twaje tuje gufungura. As he told you that last time we came here just for opening the church. Ntabwo mwari mufite umushumba wanyu. You had no pastor here. Byasabaga ko tuboherereza undi mushumba kugira ngo aze atange ibijyanye n'imihango y'itorero. So we used to send a pastor from other churches to come here for help you to serve the church. Ariko uyu munsi wa none murabona pastor wa. So from today you are going to have your pastor here. Ndabona batabyishimiye igiye kubihindura.
uyu munsi murahabwa paruwase. Today you are going to receive your own parish. Ubu tugiye gutangira kubaka inzego z'itorero. We are going to build the structure of the church. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo The word of God told him, Mose amaze kwitaba Imana, when Moses died, yabwiye Yosuwa, he informed Joshua. aramubwira ngo uhereye none. He told Joshua, from today, Uhereye none from today, ndatangira kugukuza I'm going to glory imbere y'Abisirayeli on the front of the Israelites. uko nabanye na Mose, As he has been together with Moses, niko nzabana nawe. that's how I'm going to stand with you. Ndagira ngo ntangarize abari hano ko He would like to inform all the people who are here, uyu munsi itorero rigiye gukura. from today this church is going to grow. Ababyizeye nibakomera Imana yacu amashyi. Those who are believe, let's clapping for our God. Iri torero rigiye kubyara imidugudu myinshi. This church is going to plant new churches. Nk'uko itorero ryo muri Kamonyi Imana yatubwiye ko ariryo rizavomera andi matorero mu gihugu. As the church in Kamonyi, God has told us, Jurwe niyo igiye kubyara amatorero muri uyu mujyi menshi. Jurwe is going to plant new churches in this area. Niyo igiye kubyara imidugudu myinshi. Is going to plant so many churches. Kandi ibyo turabyizeye. And we hope so. Ibyo turabyizeye. We hope so. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Let's enter to the word of God. Reka dusabe Pastor Munyamahoro. Let's welcome Pastor Cyangwa Munyamahoro. Gabiro cyangwa waba yiteguye. Okay, Munyamahoro ndabona yiteguye. Nadusomere Abaefeso ibice 4:11 ageze kuri 16. Let's read for us Ephesians 4 until 16. Bamwe kuba intumwa ze, Yego, n'abandi kuba abahanuzi, yego, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, yego, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Murongo wa 12. Kugira ngo abera batunganirizwe rwose, yego, gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. 13. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. yego. Murongo wa 14. Kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereganwa n'imiraba, tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi, n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Amen. Soma muri Timoteyo wa mbere ibice 6:16. Timoteyo Tito, sorry, Tito igice cya mbere 5 ugeze kuri 16. Let's read first Tito 5 ngeze kuri 6. first Tito 5 verse 26. 16. What? Come again, please. First Tito, Chapter, yes. First Tito Chapter 1 verse. No, chapter 5. Yes. Chapter Verse 5. 6. Yes, from Tito chapter 1. Yes, verse. From verse 5 to 16. Yeah. Icyatumye ngusiga ikerete ni ukugira ngo Yego, utunganye ibyasigaye bidatunganye, yego, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari ingubaganyi cyangwa ibigande,
karindwi nk'uko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo aba ukunda gucumbikira abashyitsi, ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda. Umurongo wa 9, kandi ukomeza ijambo ryo kwizera nguko yaryigishijwe kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro, bakwiriye kuzibwa iminwa nk'uko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Umurongo wa 12, umwe muri bo ni umuhanuzi wabo yaravuze ati, uko guhamya n'ukukuri nico gituma ukwiriye kubacaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera. Umurongo wa 14, batita ku migani y'ibinyoma y'abayuda n'amategeko y'abantu, batera umugongo ukuri. Byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwangwa urunuka, n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Turagira ngo turebere hamwe impamvu abakozi b'Imana barobanurwa. We would like to look together why a servant of God gets responsibilities. Umuntu wese urobanurwa mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana, Imana bifite icyo imushakaho. Whoever gets the responsibilities in the house of God, this means that God wants something you to do with him. Ni Timoteyo wa mbere ibice bitatu, Timoteyo wa mbere ibice bitatu, guhera kuri 1 kugeza kuri 7. In 1 Timothy chapter 3 from 1 to 7. Twasomye no kuri Tito igice cya mbere kugeza 5 kugeza kuri 16. Also we read 1 Tito from verse 1 till 16. Ndetse n'Abaefeso ibice 4 11 kugeza kuri 16 niho twasomye. Also we read Ephesians from chapter 4 5 to 16. Aho ngaho havuga ibijyanye no kurobanurwa. That's where you find all about getting the responsibilities of the church. N'impamvu umuntu w'Imana arobanurwa. And the reason why the person of God should be selected. Imana igaragaza neza ko yagiye irobanura bamwe ikabaha inshingano zabo. God shows in the Bible that he gave the people different responsibilities. Bamwe yabahaye kuba intumwa, He gave some to be disciples, abandi ibaha kuba abavuga butumwa, others to be the preachers, abandi ibaha kuba abigisha, others to be evangelists. abandi yabahaye indi mirimo itandukanye. He gave also others to do different responsibilities in the church. Hari impamvu Imana ikora ibyo ngibyo. God, there is a reason that God do that thing. Intego nta yindi niyi nimwe. This is the main reason. Nukugira ngo It's because abera batunganwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. all his people get prepared so that they can go and serve the world in
or their heartedly. ni ukugira ngo tubashe gukorera Imana mu buryo buboneye busobanutse. It is because this can have us a chance to serve God with integrity. Nubwo muri iki gihe umuntu kubona inshingano bisigaye byarabaye nko kugira ngo abone uburyo bwo kuzajya acuruza impano. Even though in this time the people to get responsibilities, it looks like just to sell the gifts. Ntabwo Imana iduha izo nshingano kugira ngo tuzicuruze. God doesn't give us those responsibilities just to sell for getting the money. Ntabwo Imana yikugize umuhanuzi ibiguhaye umwanya wo gucuruza ubuhanuzi bwawe. When God get you a prophet, it's just not a chance to sell that gift just for you to get the money. Ntabwo Imana iyo ikugize umudiyakoni ibiguhaye kwishyira hejuru ngo wigire igitanga. No, when God gave you the responsibilities of being a deacon, it's just to be a higher of others. You have to be humble. Ntabwo Imana iyo ikugize mwarimu uba ugomba kugenda ngo wice ukize. When God gives you responsibilities to be a catechist at church, it's just to be the one who is, when I say this is this, when I say this is this. No. Ahubwo ni ugufasha bera b'Imana gutungana rwose. It's just to help the people to know Jesus and to follow his way. Daniel yaranditse mu bice 12. Daniel wrote in 11. Aravuga ngo abahinduriye abandi kubukiranutsi. He said, those who transform the others to be the righteousness. Bazambikwa amakamba, bazagira inyenyeri ku ntugu zabo, yani magambo bazahora baka iteka ryose. They will be appreciated where they will get the stars on their shoulders. They will always writing forever and ever. Iyo niyo ntego yo kurobanurwa no guhabwa inshingano. That's the main reason of getting the responsibilities in the church. Guhabwa inshingano ni ugufasha abantu kuva mu byaha. Giving you the responsibilities is to help the people for lifting from the sinners and come following the Jesus. Ugafasha umuntu wari umusinzi gukizwa. It's giving the people who were the drunkards to come to the church. Ugafasha umuntu wari umusambanyi kuva mu busambanyi agakizwa. Helping those who were doing the sexual things to back to the church. Ugafasha abanyamibabaro kumva baruhutse ahubwo bishimye. Those who have the sadness so that they can feel much happier. Ntabwo rero guhabwa inshingano ari ibintu ugomba gucuruza. Getting responsibilities, it's not a business of getting the money. Ahubwo ni ugufasha abantu gukiranuka no gukizwa. It's all about helping the people to know Jesus and following his way. Inshingano zacu abakozi b'Imana ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Our responsibilities as a servant of God is to tell the people the gospel. Twebwe buri wese Imana ifite ibyo yamugeneye. We as a people, everyone, God has the gift, the packet of gift. Nimba n'umushumba mukuru w'Itorero, If a bishop is a senior pastor of this church, nzabazwa ibijyanye n'Itorero ku rwego rw'igihugu. God will request him about the responsibilities he gave him for the national level. Nimba uri umukuru w'Itorero ahantu, If you are a senior pastor on a certain community, uzabazwa ibyaho ngaho. you will give a report for what you done on that area. Bibiliya avuga ngo abavuze byinshi bazabazwa byinshi. The Bible says those who talks much, they will have to reply many more. Uko uhabwa inshingano nyinshi ni kuzabazwa byinshi. The more you get big responsibilities, the more you have to give the report for what you have been done. Mwene data uyu munsi turi inshingano. Our brother who will get the responsibilities today, yarasanzwe ari mwarimu. normally he has been a catechist here. Hari ibyo tutamubazaga. There are some reports we never asked him. Ariko ubu tugiye kujya tumubaza ibirebana n'inshingano za gipasiteri. At the place, they are checking the list. Baravuga ngo ugomba kuba ufite impamyabumenyi muri iri somo cyangwa se muri ibi byigwa. They said you might have a degree of high school diploma
on a certain department, uba utarafunzwe, not being arrested, kuba uri inyangamugayo, being faithful or blameless, n'ibindi. and so on. Niko bimeze n'umurimo w'Imana. That's how it is even in the church. Hari ibyo usabwa kugira ngo ubashe kuba umukozi w'Imana. They are what you're supposed to have so that you can be a servant of God. Niyo mpamvu iyo unyuranyije nabyo waramaze guhabwa inshingano bazikwambura. That's why when you try to do the different things, they remove the responsibilities. Ndagira ngo yumve ibyo tugiye kumusomera. We would like the pastor to really understand what we are going to read for him. Nanyuranya nabyo tuzazimwambura. When he did something total with what is here, we will take away of the Ariko responsibility. turahamya ko Imana izamushoboza. But we really know that God will empower him. Umva ibyo umukozi w'Imana asabwa kuba yujuje. This is what he's supposed to fulfill. Icyambere, First one, kuba inyangamugayo. being a blameless. Kuba inyangamugayo bivuze ngo mu myitwarire yawe, mu myifatire yawe, mu baturanyi, aho ugenda hose. To be a blameless means your behaviors wherever you are, in your neighbors, at work, wherever you are. Umuntu yagutuma ugatumika. When someone sent you somewhere, you have to do so. Yagwa amafaranga ngo umuzanire akantu hariya ku muhanda ukakazana. When I give you a money to buy something in the shop, you have to do so. Nurya amafaranga yaguhaye. Don't take the money of your friend. Ubunyangamugayo burakenewe mu bakozi b'Imana. Faithful is very needed to the servant of God. Umugore utari uwawe yakugisha inama ukamenya ko atari uwawe. When a woman of another husband is coming to request some advice, you have to really understand that is not your wife. Ukirinda. And you be careful. Ukamenya n'amagambo ukoresha. And you really know what words you have to use. Amagambo y'abakozi b'Imana agomba kuba afite umurongo. The words of the servant God might be clear. Nta bintu byo kuzana ibintu by'amashengo. Without something just for having fun. Ukavuga ibintu uzasubiraho. You might say something that you should be reported for another time. Ntuvuge ibintu biterekeranye. Just for saying what is coming in your mind. You have to be careful. Ugomba kugira umugore umwe. You might have only one wife. Nubona abagore baje babandi ntuzavuge ngo bariya nibo beza cyane kuruta uwawe. When he says the different women comes to you, don't say that those wives are beautiful than mine. Ntuzamere nka Dawidi. Don't be like David. Wabembutse muka Uriya. When he sees the Uriah's wife, akamusambanya, he just tried to go in the bed together with her. Yari umutambyi. And remember, David was a servant of God. Bikarangiza namwiciye n'umugabo. And then due to that, David killed the husband of Uriah. Umwana agomba kwirinda ubusambanyi n'ubusanabwo. The husband, the servant of God have to be careful for everything. Agomba kwirinda kureba amashusho y'urukozasoni. Should be careful and do not watch the pornography videos. Ibyo ngibyo nibyo bimara imbaraga z'abakozi b'Imana. Because those kind of things might take the strength of the servant of God. Birababaje kuba hari abakozi b'Imana tujya twumva baguye mu byaha nk'ibyo ngibyo by'ubusambanyi kubera guhora bareba amashusho y'urukozasoni. It is so sad and painful because we really hear in these days that the servant of God who take time to watch the pornography. That's kubera ko baba bararenze ku bagore babo bagatangira kwifuza abagore b'abandi. Because taking the time to keep watching those videos, it shows them that they have to take other wives, not just only their wives. Abakozi b'Imana bagomba guhora basenga Imana. The servants of God always pray God. Kugira ngo barinde amarari y'ubusambanyi. So that God can protect them for everything. Bazahura n'abagore beza cyane baruta n'ababo. They will meet with the beautiful wives who are better than what they have. Ariko bajye bibuka ko abo bagore atari ababo. But they do always remember that
those are not your wives. bongere basabe Imana kubaha urukundo rwo gukunda abagore babo no kunyurwa nabo. Again, pray God and request the love your wives as you promised before. Kuba umuntu ugira gahunda mu buzima. Being a punctuality person. Itorero ritanze gahunda yavuze ngo amateraniro ni 2:00 wowe ugomba kuhagera 1:00. A church said, okay, this is the plan. Our church service might start at 8 a.m. o'clock. You have to be there at least 7 a.m. Ntuzaze 2:30 ngo wowe ngo uri umuyobozi. No way, don't come 8:30 and then say, oh, I am a reader. Gahunda y'itorero yatanzwe ugomba kuba uwa mbere mu kuyubahiriza. When the church plan is out, you have to follow that plan. Utumije abanyetorero ko mufitanye inama wowe uje igihe cyarenze. You invite the church members just for coming to the meeting, then you come out of the time. Mwumvikanye kugira igikorwa mukora wowe uravuze ngo jewe singikoze ngo ndi mwarimu ndi pastor. Okay, you plan to do a certain activity at the church, then you say, oh, I will not do this because I'm a senior Ugomba pastor. kuba urugero ari wowe bwa mbere uwa nimero ya mbere muri byose. You might be a role model and the first one for everything. Ukunda gucumbikira abashyitsi. Also giving, hosting the visitors. Umupastori udakunda abashyitsi n'umugore we abosaba pastor. The pastor and the wife who are not loving the visitors, those are not the pastors. Abapasiteri bahorana abashyitsi. The pastors always have the visitors. Birasaba ngo bajye basenga n'abafasha babo kugira ngo bagire umutima ukunda abashyitsi. So they have to play together with their wives so that they can have the heart of loving the visitors. Birashoboka ko umugabo yakunda abashyitsi umugore ntabakunde. Maybe a husband can love the visitors, then the wife not. Uramutse ufite umugore umeze gutyo ushaka ntuzire gusaba kuba pastor. When you have a wife who acting like that, please don't request to be a pastor. Uko umugore azagukoza isoni. Because that wife can make you ashamed in front of the visitors. Abashyitsi bazaza bitagira gahunda umugore akubwira ati ibintu bitagira gahunda sibishaka. Oh, the visitors will just come for an planned time. Then the wife say, oh, I don't want this kind of the things. Birasaba ko mubigendanamo neza. It requires both of you, wife and husband, to go together. Ugomba kuba ufite ubwenge muri gahunda zawe. The next one, you have, it's good to have a wisdom in everything you do. Mu kwigisha. When you are preaching, nimba nta bumenyi ufite uzasaba amahugurwa cyangwa se inyigisho runaka kugira ngo umenye ibyo wigisha. if you don't have a skills, it's good to request the trainings so that you can have capacity in what you give to the people. Ntugomba kugenda gusa ngo witwaze icyo uri cyo uvuga ibitari byo. No way, it's not just to use your title, then you can talk whatever you want. No. Ugomba kubutanywa akayoga agacupa. You do not drink a beer. Reka mbabwire hano ngiye guca akarongo. Let me tell you this. This is Itorero serious. ryacu ECCR. Our church, CCR, Ikintu bita inzoga beer, ni icyenda gusa nacyo and something looks like that. ntabwo tucyemererwa. We are not accept. Ikizaza cyitwa ngo ni 0% ariko inyuma cyitwa mitsingi sinki nabyibuka Imana yarakoze. Reka nabyibuka. Sikoro 0% n'ibindi nabonye ngo nazaheniken 0%. Nejo hazaza na Primus 0%. Na za Bavaria n'ibindi. Ntabwo twebwe tubyemererwa. Na za Kambucha n'ibindi. There are some alcohols looks like it's a zero, it's a non-alcohol. They wrote that, you can try and drink because it's a zero alcohol. No, all of that is forbidden in our church. N'imitobe isembuye ntituyemererwa. Anything that's say that it is 0%, we not accept. N'ibigage ntitubyemererwa. The sorghum beer, we are not accept.
tuzanywa amazi twuzura umwuka wera, We will drink water and fill the Holy Spirit. tuzinywera fanta twuzura umwuka We wera, will drink Fanta and fill the Holy Spirit. twinywere ka cyayi kamanuke neza, Drink tea and then feed the happy, sing the chorus, then feed the Holy Spirit. ariko ibijyanye n'ibisindisha uko byaba bisa kose Anything looks like beer, ntabwo tubyemererwa. it's forbidden. Agomba kuba atari umunyarukoni. He might not be someone who is to fight or doing something which is bad in the community. Agomba kuba ari umukozi w'Imana w'umunyamahoro. He might be a peaceful servant of God. Igihe gitoya nabaye mu itorero, There is a time when he was in the church. nabonye hari abapasitori bajya baba abanyarukoni, It has been seen there the pastors who did the bad things like fighting. kandi akabigendera akavuga ngo ndagukubita sha, And then he say, I will fight you, sir. ngo ndagukubita mu izina rya Yesu, I will fight you in the name of Jesus. ati ndakurirana umusozi ikinyamakara ubundi nguhirike, I will climb to the mountain, Kimyamakara, and then I push you down. ati ndaje ngutabe mu izina rya Yesu. I will put you down in the name of Jesus. Akaza akagukubita koko, And he came and they beat you. akakunoza, He beat you so much. kandi yarangiza When he finished, akavuga ngo nta n'ahantu uzajurira. he said they will, you can't go anywhere in the court to say anything. Akavuga ngo ndagukubita databuja unyoboye, niyo wamubwira ntacyo azantwara. He said, I will beat you. Nzamukubita ku buryo n'ubwarimu ntabwo azabona. He will beat Bishop so that even being a catechist, he can't do that. Ku buryo izina rye rizibagirana hano. He's going to beat him so that his name is going to be forgotten this Ni area. ukubera iki izina rya Gakombe ryavugwa hano kuri uyu mudugudu, Why Gakombe name should be mentioned in this area? kandi njyewe ndi pasiteri. And while he is a pastor. None se yari kuvugwa, hari ubwo yigeze avugana n'Imana aho ngaho. So even though the people are knowing him, but he was not talk with God before. None se ko njyewe nari mfitanye n'Imana amasezerano nayo aho ngaho. So the bishop had a promise with God before. Njyewe nagombaga kubizira. So nothing might happen to him. Aravuga ngo nzamukubita. Then the pastor said, I will beat him Ku buryo azibagirana kuri uyu musozi. so that his name might be forgotten on this community. Akajya azamuka haruguru y'urusengero aho nubatse, Then he used to climb to the church where they built the church. ngo iyi nzu ye nyiteje cyamunara mu izina rya Yesu. And then that pastor said that this house I put it to the market so that the people can buy and about it. Ndamwimuye I shifted him from this area. yibagirane kuri uyu musozi. I want this man to be forgotten on this area. None ubu naribagiranye. So, does Bishop forget on that area? Torero naribagiranye. Was he forgotten the area? Umuntu Imana yavuzeho ntacyo bamutwara. The person God had a plan on him, you can't do anything on him. Ndangije niviraho ndikomereza umurimo w'Imana. And then pastor continued to serve God. Ibyo Imana yavuganye nanjye birakomeza. What God has promised him continued Umukozi to w'Imana happen. ntagomba kuba umunyarukoni. The servant of God might be someone who is faithful. Akajya no muri korali akazanamo amacakubiri. Then that pastor used to go to the choirs and do something such as segregation Kubera ko adashaka perezida uyobora iya korali. because he doesn't want a president of the choir. Bigutwaye iki niba waririmbye bishakira perezida wabo? Why, if the singers are happier with the president, why? Urabyivangamiramo iki? Why are you involved in that? Waretse waririmbye bakikora umurimo wabo, Let the singers continue the ministry. ukaba umujyanama wabo. You might be an advisor. Umukozi w'Imana ntabwo agomba kuba umunyarukoni, umunyamahanga. A servant of God must be a good person. Erega bakagenda babyirata ngo namukubise sha. And then some of them they used to say, "Oh, I have beaten him." Nyamara kibagirwa ko And then they forget, uko wagenje as he did, niko uzagira gute. that's how the people will do so.
ntabwo mbabwiye amateka y'uwo nguwo. He's not going to tell you the history of that person, Imana imugirire neza. but may God bless him. Si bimwifuriza. He is not want him to play for what happened to him, ariko urwo rukoni rwamugezeho nabo. but there something happened to him on that time. Ibyo ukora umukozi w'Imana bizakugaruka. What you do as a servant of God will come back to you. Nugira nabi abakristo intamushumbye ushaka kwiyerekana ko uri umuntu ukomeye, bizakugaruka. When you try to do bad things to the Christian just to show them that you are a strong person, those things will come back to you for certain time. Umuntu w'Imana agomba kuba yoroshye. A servant of God might be humble, agomba kuba ari umunyamahoro, might be peaceful, utarwana, no fighting, utari umukunzi w'impiya, no not loving the money. Reka mbabwire ikintu kimwe nabonye mu bapastori. Let me tell you one thing I've been experienced from the pastors. Kibamaze ni impiya. Thus as took their time, it's a money. Amafaranga. Money. Yatumye batishingano. Money has took their time. They are not doing the responsibilities. Turonshinga Itorero nasengeye abapastori 8. When we launched the church, a bishop give the responsibilities to 8 pastors. Hano Kimironko. They are at Kimilongo. Hadi mwari muharira. Have you been there? Mwari muhari. Yes. Muri abapastori 8. In those 80 pastors, umwe yaratangiye aravuga ngo yarazi ko ngo burya ngo harimo akantu. One of them have started to shout the rumors. Oh, I guess there's some money inside. Ngo nuguhora ku karago. It's just for praying their night. Ibintu byo guhora ku karago. The things of praying their night. Ibi ngibi twebwe ntabwo twabivamo. No, we don't want this. Ubu baragiye. That pastor has been left. Baragiye. Those have been left. Bagiye gushaka akazi. They just went to look for the money. Mwabonye twabuze ko tugera hano kubera ko nta kantu dufite. Have you seen that we didn't arrive here because we doesn't have money? Bibiliya iravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo. The Bible says, let's first look for the kingdom of God. Ibindi muzabyongererwa. Other things will come later. Ntabwo Imana iyobeye ko dukeneye amafaranga. God knows that we want money. Ntabwo Imana iyobeye ko abana bacu bagomba kwiga. God knows that our children must go to school. Ntabwo Imana iyobeye ko dukeneye amafaranga kugira ngo abagetorero bacu babeho neza. God knows that we want the money so that our church members. Ntabwo Imana iyobewe ko dukeneye amafaranga yo kugura ibikoresho mu itorero. God knows that we want money so that we can buy the church materials. Ariko Imana ntabwo ishaka ko tubanza amafaranga imbere. But God doesn't want us to take the money as the first thing. Ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe bibe amafaranga. Do not your wisdom and a thought just always mentioned for the money. Amagambo yawe yose n'ubwenge bwawe bube impiya. Your words and a thoughts be concerning to the money. Amafaranga be ikigirwamana. The money might be the ideal. Ikindi ugomba kubutegeka neza wo mu rugo rwawe. You might be a good leader to your family. Abana bawe bafite discipline. Your children have a discipline. Abana bawe batajya mu tubari. Your children doesn't go to the pub. Abana bawe batari abasambanyi. Your children doesn't go to sex. Abana bawe bagira ikinyabupfura. Your children has a good behaviors. Nigeze kujya mu rugo rumwe. One time pastor went to one of the family. N'umushyitsi. He was a visitor. Utwana turanyihererana. Then the children came to him. Papa na mama bari mu gikari. The mom and dad were in the ground. Dore nahanga I Kanombe. It was around there at Kanombe. Utwana twaranyuriye tunosha inzara. The children came to the bishop on that time. Tundya inzara mu maso ndakomereka. They used to hit him the eyes. Ndibaza nise abana bakubite. Then the bishop said, oh, may I have to beat to the children? Umugabo uza kubita abana mu rugo rw'abandi ibintu biragenda bite? A man who can beat the children to the other family, how can people say? Akana karasohotse kajya gutabaza kabwira mama ati kanakati ati mushitsi ati ya muri inzara. One child went out and then say, Mom, the visitor has a problem, please come. Akana kari kuzuye abadayimoni. A child had a demon.
ndagafata byari meze nko kwishitura ibifashe And then Bishop take that child and put her away. gafata gutya kugira ngo kande kure kari kuzuye abazimu Because the child had the demons. When the bishop tried to do this, it was very hard. ndavuga nti sinagakubita Then bishop said he can't beat a child. byateza ikibazo It might bring a problem. ndangije akana kambaho gakurikirana gashikika kajya kugakubita kubera ko kamurezi And then a child follow the young sister just to beat her because he informed the mom. mbajije ababyeyi ni uyu mwana wanyu bite ko ankomerekeje When he asked the parents, why your child makes something injured to my body? ntegereza ko banamuhana The bishop waiting the parents just to do something to the child. ahubwo baravuga ngo uyu mwana ngo niko yabaye Then the parents, oh, that's how a child feels daily. ni okay Then bishop, oh, okay. nubwo muzaba mumbwira ibyanyu You will tell me later what will happen to her. umurokore ugira abana babaye disipurine nk'abo si umurokore A Christian who has the children who doesn't have a good behavior is ugomba not a kuba Christian. ufite abana babona umushyitsi bakamusuhuza ubundi bagasubira muri gahunda zabo Your children might see the visitor at home, then come to greet the visitor, then back to their task. ugomba kurera nk'uwirerera You have to take care for your children as you take care yourself. umurokore urera abajeyi si umurokore A Christian who doesn't take care for the children, he is not a Christian at all. ntuzaba utagira gahunda mu rugo rwawe ngo ushake kuza gutanga gahunda mu itorero If you don't have a plan at your family, do not come to give a plan to the church. It can't work. bikavuga ngo mbese utazi gutegeka urugo rwe The Bible says, whoever who doesn't know how to lead his family, yategeka itorero ry'imana how come he can lead the church? yayobora itorero How can he or she lead the church? ntabwo bishoboka It can't happen. ikindi agomba kuba atari umuntu uhindutse vuba Also, he or she might be someone who have experience on church activities. ntaramara n'umwaka aretse inzoga You see, just he spent even 1 hour, 1 year of not drinking a beer. ngo kubera ko ngo afite kashe Just because he has money, umuhaye umudugudu you gave him a responsibility of leading a church in the community. cyangwa se kubera ko yaguhaye ruswa ngo umusuko w'amavuta Just because he gave you some corruption, you anointed him, ugatinyuka ukamuha inshingano and as a senior pastor, you gave him a responsibility. hari amakuru tujya tumva tudahagazeho We used to hear some rumors, I'm sorry to say, because we doesn't have a clear information. hari abagura ubupasitori There are some people who gave the money to the senior pastors just to give them the responsibilities. bakaza kundeba bakama nk'ibihumbi ijana They might come to see a bishop, oh, yes, they can give him $100. hanyuma nkamusuka w'amavuta Then he might anoint him. ayo mavuta ntabwo azigera amufata That anointing will not operating. nibo babandi mujya mwumva basezeranya batwite Those some you might hear, they can give a church promise to those who are already pregnant. uko azakora ibishoboka kugira ngo amafaranga ye yatanze ayagaruze Because we do all the best to return the money he has given to the pastor. muri kavanenti ntibizaba In a covenant church, that can't happen. imana niyo izakurobanura God is the only one who will choose you. nita kurobanura niyo uzateka ibuye rigashya nta bupasitori uzabona iwacu When God never choose you, whatever you can't do, you will not be a pastor in our church. ugomba kuba uzi itorero neza You might really know the church. ugomba kuba warahindutse You might be someone who is well transformed. ugomba kuba wubaha You must be respectful to other ugomba people. kuba udafunga umutwe You might not be someone who is trying to cut his head. udafite ibintu by'ubwenge bwinshi cyane Don't bring so much more knowledge. cyane kurusha You abandi just want to show the people you are well educated. ugomba guhora woroshye No, you must be soft, must be humble. ukumvira You have to listen, understand, and obey. ukubaha ubuyobozi You bw'itorero obey the leadership of the church n'inama ugirwa and the advices you get from the church administration.
aha ukwiriye kuba unashimwa neza n'abo hanze ndetse n'imbere. Also, you have to be someone who is really appreciated for the neighbors and the church members as well. Kugira ngo tuguhe inshingano ugomba kuba itorero riri gushima. Giving you the responsibilities, you must be someone who is trusted with the church. Jewe nta kintu nakumarira The bishop can't do something to you, mu gihe itorero ritagutangira ubuhamya. even though when the church are not give out the testimonial to you. Mu gihe ubuyobozi bwawe butaguhamya. Ubuyobozi butaguhamya. When the leadership are not accept you. Mu gihe ibyawe bidasobanutse. When your things are not clear, nta bupasitori uzabona. you will not get the Nta responsibility. nshingano uzahabwa. You will not take the responsibility. Birasaba kuba ushimwa n'abantu bo hanze mu mudugudu. It requires you to be someone who is appreciated with your neighbors. Mu mudugudu wa leta If in the village where you live, utanga neza amafaranga y'umutekano. you're someone who gives the money for the security, Utagirana ibibazo n'abaturanyi. who doesn't have the issues with the neighbors, Gutanga mitiweli. someone who gives the health insurance, Ugenda na gahunda za leta. who really understand and follow the government program. Witabira neza imiganda. Someone who really used to go to the community work such as umuganda. Mu yandi magambo umuntu w'inyangamugayo mu mudugudu. Another one, someone who is faithful in the village. Baguriza akishyura. Someone who can get the money from neighbor, then you return back. Utambura. Someone who rent the money, then you return back. Agomba kuba ari umuntu wirinda imanza. You might be someone who doesn't want to bring conflict in the village. Reka ntangaze ibi kuba covenant bacu. Let me tell you this to our covenant. Abanyetorero bacu ntabwo bemerewe kujya kuburana twebwe tutarabisuzuma. Our members do not go to the court before the church try to analyze the problem. Nitukumva wagiye kuburana tutarasuzuma ibibazo byawe tuzagushyira inyuma y'itorero. When we hear that you are going to the court before the church analyze your problems, we will put you away of the church. Turi abafatanyabikorwa ba leta. We are the partners of the church. Tugomba gufasha leta gukemura ibibazo. We might work together with the government to resolve the problems. Hari ibyo dushoboye. There are some problems we can resolve. Hari n'ibyo tudashoboye. There are others we can't. Ibyo dushoboye tuzabikemura. What we can, we might resolve them. Ibyo tudashoboye tuzabyohereza muri leta. What we can't, we have to orient to the government. Nta banyetorero dukeneye guhora mu manza amatiku agahera hasi akagera mu rw'ikirenga. We do not want the church members who used to have the conflict to go to the court from the village to the courthouse. Tugomba kuba tubana neza n'abantu. We want to be the good neighbors. Birashoboka hari umuntu wagukururukaho. Maybe someone can try to bring conflict to you. Birashoboka ko hari umuntu wakugendaho. Maybe someone can try to insult you or doing the bad things to you. Ariko jya wegera pastori wakugira inama. Please try to come to your pastor for requesting the advice. Banagusengere. And then a pastor can pray for you. Ibyo birashira. Those things might go away. Ntabwo tubakeneye kubabona mu manza. We do not want you to go to the court. Ntitukeneye kumva ibijyanye na za gatanya mu bakavanenti. We don't want to hear the families go for requesting the divorce. Turashaka kubabwira ko twebwe iyo utandukanye n'umugore wawe ihame nukuba igisubazo cyiwe. We want to inform you that when a wife and a husband requested the divorce, automatically we put you away. Nunanirwa kwihanganira mugenzi wawe. If you can't try to really patient to your friend, ukananirwa kwihanganira ibibazo bye byose, you do not have the capacity to be patient to your wife or husband, uzahitamo kuba igishubaziko. You might decide to go away of a church. Ugomba kuba witeguye kuzabana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ubuzima bwawe bwose. You might be ready to live together with your wife and the husband forever and ever. Iwacu ntabwo dusezeranya kabiri. In our church, we do not give a marriage for 2 times.
keretse mugenzi wawe yitabye Imana. except when your partner have already died. Ntitwemera gusezeranya ku nshuro ya kabiri. We do not accept to marry the couples for the second time. Tugomba guhora dukomeza umuryango kugira ngo udasenyuka. We always try to do our best for strengthening the families so that they can not be separated. Ndagira nkubwira ngo icyatumye Imana idusigaza, I would like to tell you that the reason why God have been giving us the chance to stay kugira ngo dutunganye ibidatunganye. it's just to prepare what has been already separated. Ibyo byatugoye byose Those has been challenged us. birasaba ko tubitunganya. It's requesting us to to repair them. Imibanire yacu Our living situation igomba kuba itekanye might be peaceful kandi ihoraho. and always connected. Reka dusomere ijambo hanyuma dusoze twinjire mu mwanya nyirizina. Let us read this word as we conclude and go to the good session. Gabiro ariteguye. Petero wa mbere ibice 5 uhere kuri 1 ugeze kuri 4. First Peter chapter 5 chapter 5 from 1 verse 1 to 4. Petero wa mbere Yego. ibice 5 umurongo Wa mbere ugeze kuri 4. From 1 to 4. aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu, ni umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinda mubikunze, kuko Imana ishaka atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa nk'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mu ibyitegererezo by'umukumbi. 4 kandi umutahiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. 5 na 4 dusoreza. Amen. Reka nsabe mwene data atambuke hano n'umufasha we. Allow me requesting my brother and the wife to come forward Hanyuma tugira ibyo tubabwire mbere yacu. so that we can say something on the front of church. The Church of God. Mudasa nk'abahatwa. Just as a willingly, not for the forcement. Ahubwo mubikunze. Do it as a willingly. Bivuye ku mutima. From the bottom of your heart. Nk'uko Imana ishaka. As God wish. Atari kubwo gushaka indamu mbi. Not just for looking the money or the bad things. Bibiliya ntabwo yanga indamu. The Bible doesn't want the people to glow. Ahubwo yanga indamu mbi. The Bible doesn't want the people who use the power to do the bad things. Ntabwo Bibiliya itwereka ngo indamu mbi nizi. The Bible doesn't explain what was this mean. Ariko Mwuka ajya atubwira indamu mbi nizihe. But sometimes the Holy Spirit try to come and explain to us what you have to do or do not. Urugero uhawe ububasha bwo kuba ubaye umupasitori. Example, you get responsibility to be a senior pastor here.
umusore n'umukobwa bateranye amada and then a girl and a boy get pregnant. kandi barashaka gusezerana imbere y'Imana. Together they want to get married. Barashaka ko urya amafaranga hanyuma ukabashingira. That couple, they want to give you the money so that it will help you to marry them. Cyangwa se umugabo atandukanye n'umugore ejo abonye uwundi agwaye amafaranga uravuze ngo kugubasha mpabwa n'Imana ngo ndagushingiye. Also, a wife and husband, they separated together. After some days, one of them came and said, okay, Pastor, I gave you the money. Please, I want to marry with someone else. Umupasitori umukozi w'Imana ntagomba kurangwa n'igitugu. A pastor doesn't want, no need to work under pressure. Agomba kumvikana nabo bakorana umurimo w'Imana. It's good to work together friendly with your teammates. Agomba kumvikana n'abanyetorero. It's good to really work together with your church. Agomba kumvikana n'abaririmbyi. Work together with the singers. Agomba kumvikana n'abanyamasengesho. Work together with the intercessor. Agomba kumvikana n'abadiyakoni bakagina. Working together with the deacons. Ntagomba kuza ngo atange oda atange avuge ngo ndavuze. Not just for bringing to the church and giving the instruction and order as a senior reader. Agomba kubana n'itorero ukarago. Might be a prayerful person. Agomba kuba yoroshye. Might be a humble. Agomba kuba icyitegererezo cy'umukunzi. Might be an exemplary to the church. Kandi yitegura ko umutahiza naza we azamuha ikamba ritangire. And always being ready and understand that when Jesus come back, he will give him a reward. Mwene data urumva ibitutegereje. Our brother, you did understand what is going, which is waiting for you. Uyobora Imana ntabwo ari umunyenga. Reading the church is not something easy. Mu murimo w'Imana uzabona ibintu byinshi cyane. In this ministry, you will be facing so many things. Uzabona abantu bazagutenguha. You will meet with the people who will disappointing you so much. Uzabona abanyeshyari. You will meet with the jealous people. Uzabona bazashaka kugutega imitego kugira ngo ubivemo. You will meet with the people who will just put the barriers on your way with just a mission of you to left the church. Kandi abo ngabo ntabwo ari abakure kuko biravuga ngo abanzi umuntu nabo mu rugo rwe. No, those are not the people from far away, because the Bible says the enemies of the person is just the people from around the house. Abarwanya umuntu nabo bakorana. The enemies are just the people who are working together with you. Abananiza umuntu nabo bakorana. The people who try to put you down, it's just your teammate. Wowe kizagukomeza uzibuke indahiro uri buze kugira uyu munsi wa none. What will always give you the strength, it's just to always remember the oath you have been put, oath to the God. Uzibuke ko warahira imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'abamarayika ko ugiye gukorera Imana ubuzima bwawe. Always remember that you have been promised in front of the church and in front of God that you are going to serve church with all your heartedly. Uzibuke iyi foto y'uyu munsi. Always remember the picture of today. Hanyuma ibyo bizagutere gukomeza. So that this can give you the strength to move forward. Hari ibyo abakristo namwe mugomba kumenya. There's some things you as a Christian you might really know. Zaburi 105:15. Psalm 105 verse 15 iravuga ati says, nimukore kubo nasize. don't touch to the person being anointed. Ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Don't try to do something to the prophets, to my prophets. Ndagira ngo mbabwire ko mutemerewe kutuvuga nabi. Please, you are not allowed to say something bad to the servants of God. No kutuvuga mu byongorerano mwibereye iwanyu ntabwo mubyemererwa. Even just when you are in your homes, try to say something in your rooms which is bad to us. It's not allowed. Nta mwanya dufite twari kubereka
abantu bagizweho n'ingaruka kubera kuvuga nabi abakozi b'Imana. We do not have time. When you have time, we can show you the list of the people who get the problems due to the bad things they have been said to the people of God. Hari abantu benshi bagiye bagirwaho n'ingaruka. There are so many people who had been faced the challenges kubera kuvuga nabi abakozi b'Imana. because of we just talk the bad things to the servant of God. Jewe ubwanjye byambayeho. Even him, it was happened. Abamvuze nabi bahuye n'ibibazo bikomeye. The people who try to insult and talk bad things to him, they face the challenges. Si babiri si batatu. Not one, two, three. Mujye mwirinda kuvuga nabi abantu Imana yagiriye icyizere. Be careful on trying to say bad things to the people God had been trusted. Ushobora gupanga kugira nabi cyangwa kuvuga nabi umuntu w'Imana ahubwo wowe kwaba ari wowe ujya mu kigwi cye. You might try to do bad things to the servant of God. Automatically, you might go to that time as well. Ushobora kuba ndafite diplome nk'iyo ufite. Maybe I would not have a diploma as you have. Ushobora kuba ntarize nk'uko wize. Maybe I might not be educated as you are. Ariko mfite ibanga ryanjye n'Imana. But I have a secret with my God. Tore muzirinde kujya muvuga nabi abantu b'Imana. That be careful when you are trying to say bad things to the people of God. Hari umuntu twatangiranye umurimo. There is a person in whom we started the ministry together. Bamaze kunsengera aravuga ngo wowe ngo ntabwo azigera ngo anyita ngo bishop. When they finished to pray for him and I gave him the responsibilities, that person say, "Oh, I will never call him a bishop." Ngewe ngo nzajya nkwihamagarira ngo Gakombe. No way, I will always call you Mr. Gakombe. Yego ndi Gakombe. Yes, I am Gakombe. Nimba ubivuze ubigambiriye. Okay, if you say that with your plan, ukaba bivuze ushaka kumpfobya ndi umukozi w'Imana. You just want to say that to manipulate me as a servant of God. Imana izakugwa nabi. You will just meet with God. Nibyo nitwa Gakombe. Yes, his name is Gakombe. Ariko Imana yangiriye icyizere. But God has trusted him to be a bishop. Nimba Imana igiriye abaturage bagiriye icyizere umuyobozi runaka kuyobora igihugu. If God trusted someone to be a leader of a nation, ukaba utashobora kumuhamagara mu izina rye ukabanza izina ry'icyubahiro rye. You cannot call him his official name. You just start with the honored name. Kuki wumva uwarobanuwe n'Imana yaremye ijuru n'isi utambuye icyubahiro? Why do you really understand that the one who created heaven and earth, you just do want to give him honor? Ndagira ngo mbabwire mujye mubyitondera ibyo bintu. I would like to tell you that be careful on this. Nimba umuntu Imana yamugira icyizere akaba pastor ni pastor. If God trusts someone to be a pastor, he is a pastor. Ugomba kujya umuhamagara mu izina rye ry'icyubahiro Imana yamuhaye si wowe wakimuhaye. You must call him on that honored name given from God. It's not you who did, it's God. Nubikora ubuzimanyira n'Imana yamurobanuye. When you try to do that to manipulate him, you will just meet with God on that time. Tukimara kubitangaza uyu munsi ntabwo wemerewe kumuhamagara amazina ya se na nyina. From the day we officially said he's a pastor, you are not allowed to call him his official name. Niyo mpamvu nabwiye uriya mugabo ngo ntazongere kuzana ibintu byaca bugufi. That's why I told this man, you do not allow to bring these names of Chabugufi. Nizi pastor ni izina ry'icyubahiro. Pastor it's an honored name. Rimira n'amazina yose twagiye tubona yo mu butayo amwe atasobanutse cyangwa se yo kugira ngo bigende bite. The pastor, it's a name that came to remove all kind of the names we got from different places. Umuririmbyi w'umuhanzi
ya mazina yabo bajya bazana utuntu tuzina tumwe ngo kugira ngo bemeze abantu yabaye pastor ntabwo byogera. A singer, when he used to come and say, oh, this is my AKA name. So when you became a pastor, you do not have to name the AKA. You have to be called the pastor. Ntabwo ugomba kumwita alias, ugomba kumwita izina ryitwa pastor. You do not have to call him his former AKA name. You're supposed to call him pastor as an official name. Uramenye torero mujye mwubaha abakozi b'Imana. Please, church, you have to obey the servants of God. Nabahamagara mujye mumwitaba. When he call him, please come. Abaririmbyi pastor nabahamagara mumwitabe. Singers, when the pastor call him, please come. Abadiakoni pastor nabahamagara mumwitabe. Deacons, when the pastor call you, please come. Kuko natwe nitumuhamagara azajya twitaba. Because even the senior administration, when we call him, he might come. Ntabwo ushobora kuba umwigishwa wa Yesu utagira ikinyabupfura. You might not. Amasezerano y'umuhamagaro si amasezerano y'akazi. This is a commitment of calling, just not for the job. Igihe kizagera wenda y'akazi nayo azakorwa. Maybe there is the time when we do the contract of the job. Ariko yangaye ni amasezerano y'umuhamagaro, ntabwo ari amasezerano avuga ngo agiye kubona akazi agiye kubona amafaranga. But today it's a commitment related to the calling, not for getting the money, it's for the calling. Agiye kurahira imbere yanyu n'imbere ya Imana n'imbere y'abamarayika. This is going to happen on the front of the church and the front of the angels. Kandi hano winjiye ntabwo usohoka. And here, when you entered, you do not try to go out. Mbere yuko aza gusubiza iri jambo arabanza atwemere nimba nta gahato karimo kwabyemera ko aya masezerano ayasubiramo. Before we do anything, he must tell us if he's going to accept this commitment with his all his willingly. Reka mubamuhe mikrofone. Banze mubaze. Ndakubaza wowe niyo muremyi Martin. Mbere y'imbaga iri hano, mbere y'Imana n'imbere y'abantu, mbere y'abamarayika. I would like to ask you, Neo Muremyi Martin, on the front of the church, on the front of the angels. Uremera ko ugiye gushyira umukono kuri aya masezerano y'umuhamagaro? Yego. Yego. Are you accept that you are going to put a signature on this commitment? Yes. Subiramo. Yego. Yes. Ukomere Imana yatamashyi. Ngiye kumusomera arajya agenda asubiza ahari igisubizo yagenewe. Bishop is going to lead, then Martin will reply to the answer from his paper. Umwami nyir'umurimo yaravuze ati niba unkunda ragira umukumbi wanjye, byanditswe muri Yohana ibice 21 umurongo wa 15 kugeza ku 17. Yesu ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. None ku itariki ya 12 ukwezi kwa kabiri mwaka 2023 muri paruwasi ya Jurwe, umudugudu wa Jurwe, kuko Itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR yateganyije ko umuntu wese uhabwa inshingano za gipastori zo kuragira umukumbi w'Imana, yewe Bishop Apollinaire M.Gakombe, mushumba mukuru w'Itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ndakubaza wowe niyo muremyi Martin, mbere y'Imana n'imbere y'Itorero ECCR, ko uhamanya n'umwuka w'Imana ko Mwami Yesu Kristo yaguhamagariye uyu mukumbi ukuri imbere ngo uragire kandi urinda uzawubazwa n'Imana igihe cyose uri kumwe nawo, ndetse n'imbere y'Imana imaze kuguhamagara. Yego, ndabyemera, ndashidikanye ko nahamagariwe gukora umurimo no kuragira uyu mukumbi w'Imana nta gahato kandi nubahiriza
ibisabwa byose. uzubaha amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere, amategeko ngengamyifatire n'andi mabwiriza by'itorero ECCR twaruhagije. Yego, nzabyubahiriza, Imana izabimfashemo. uzubaha abakwiyobora mu murimo wagize ihishurirwa bwa mbere muri itorero rya ECCR, waritangije bwa mbere mu Rwanda, akaba n'umushumba mukuru waryo hamwe n'abo bayoborana ndetse n'abakubanjirije mu murimo. Yego, nzamwubaha hamwe n'abo bafatanije kuyobora itorero ndetse n'abambanjirije mu murimo. Imana izabimfashemo. Ntabwo uzagambanira itorero, ubuyobozi bwaryo ndetse n'abakubanjirije mu murimo. Yego, ntabwo nzarigambanira, sizigera mbikora. uzabika amabanga y'umurimo w'Imana n'ay'umukumbi mu gihe bakwaturiye ibyaha. Ntabwo uzagenda ubivuga, ntuzayamena. Yego, sinzabikora, Imana izabinshoboza. uzemera kwirinda kwisanisha cyangwa kwishushanya n'ab'iki gihe mudahwanye, hagamije kwera, gukiranuka no kwera imbuto imbere y'umukumbi uragije. Yego, nzirinda muri byose. Ntabwo uzashyigikira intege nke mu murimo zihembera cyangwa se zikurura ibyaha mu itorero. uzaharanira ububyutse buhoraho kugira ngo igicaniro kitazima. Yego, sinzabishyigikira, ahubwo nzaharanira ububyutse buhoraho mu itorero. Ntabwo uzarangwa no gutonesha ukene wabo, gushyigikira ubwibone, kwikakaza, kwishyira hejuru mu murimo. uzahora uciye bugufi imbere y'Imana y'ubuyobozi n'umukumbi uragijwe. uziyiriza ku bw'uyu mukumbi ukuri imbere nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo 9:15. Yego, ibizandangwaho nzirinda muri byose, Umwami Yesu azashoboza. uzakora ibishoboka byose ngo uhuze ingeso zawe n'ibikorwa byawe ndetse n'umuryango wawe kugira ngo mube icyitegererezo cy'umukumbi nk'uko ijambo ry'Imana ibitegeka muri Timoteyo wa mbere 3:4. Yego, nzabikora kandi Umwami Yesu azabimfashemo. uzahora witeguye kwimurwa aho nyir'umurimo azajya guhamagarira biciye mu bakuyobora, kandi wumvira icyo wahamagariwe n'abayobozi bawe nk'uko byanditswe muri Matayo 28:20, byakozwe n'intumwa 16:9-10. Yego, niteguye kuzimuka igihe icyo ari cyo cyose nta mananiza. uzahora ubungabunga umukumbi uwurinda ibyawuzanamo ibice n'amacakubiri, yaba ashingiye ku moko, uturere n'ibindi. uzawurinda muri byose. Yego, nzaharanira kuwubungabunga kandi sinzemera ikintu cyose cyawuhungabanya. Umwami Yesu Kristo azabimfashemo. uremera kuragira umukumbi w'Imana atari kubw'indamu mbi ugambiriye nk'uko byanditswe muri Petero wa mbere 5:1-4, ahubwo ari kubw'umutima ukunze. Yego, nzawuragira ntagamije inyungu bwite, ahubwo mbikuye ku mutima kandi mbikunze. witeguye kuzasubiza umwambaro wa gishumba mu gihe ugeze mu zabukuru, utakibashije kubw'umubiri cyangwa mu gihe uzaba waratatiye iyi ndahiro, utakiri inyangamugayo, ubaye bihemo, ugambaniye itorero, urisezeyeho ku mpamvu zawe bwite nk'uko biteganywa n'ijambo. nk'uko biteganywa n'ijambo ry'Imana mu kubara ibice 20:3, aho Aroni amaze gusaza, Uwiteka yabwiye Mose kumwambura imyenda ya gishumba akayambika Eliyezeri. Yego, niteguye kusubiza mu gihe nzaba ngeze mu zabukuru, nshaje cyangwa ngaragayeho kutaba inyangamugayo, mbaye bihemu mu murimo w'Imana, ariko Imana izabifasha. hanyuma mbere y'uko arahira, ari indahiro bwite ye ari burahira imbere yanyu, ariko mbere y'uko
umuntu arahira iyo ndahiro amaze kwiyemeza kuri aya masezerano y'umuhamagaro, mbere y'uko arahira hari umuntu uri hano wumva hari impamvu yatuma uyu mwene data niyo muremyi Martin ataba umushumba cyangwa se umukuru w'iri torero? Before Martin he committed to be a pastor of this church, we are asking if there is any person who have a problem of a reason that might protect this Martin to be a person or to be a pastor. Whoever have a problem, you might lift a hand up. Arahari azamura ikiganza turamwakira kandi turamwumva tumuhe n'agaciro. Any person who have a problem to Martin, please hands up. Ashobora kuba ari hano ariko afite umugore wa kabiri. Maybe Martin is standing here, but he also has another second wife. Ashobora kuba afite umwana yabyaye mu gasozi. Maybe he has a child in another family. Hanyuma akaba aje hano kugira ngo tumuhe izo nshingano, tumusuke amavuta kandi bidakwiye. And then he is coming here to take the responsibilities of being a pastor, which is not right. Bemere uzamure hakiri kare kuko ejo ibyo uzazana ntabwo tuzabyemera. Please, this is your time to lift the hand up, because when you come tomorrow, Urahari? that will not be accepted. Are you here? Ndabona ntawe uhari. So there is no one. Dukomere Imana yacu amashyi. Let's come for God. Hanyuma turabaza umudamu we. We are going to ask for the wife. Madamu turakubaza nawe. Wife, we want to ask you. Wimukingira ikibaba. Yeah. Numukingira ikibaba ari finale. N'umutima nama urahamanya yuko umugabo wawe kwiriye guhabwa inshingano From your heart. umurimo w'Imana, kuba umukozi w'Imana. Arabyemera. Where is the children? Where is the children? Abana ubwo ntabwo bari hano. Nta numwe. We want Now, the children to be the Nibaze witnesses. nabo niryo torero rya mbere. Please, children, come as the witnesses of. Namwe Please move forward as the children. babahe mikrofone. Then Urabona ko ari itorero rishyitse rwose. Ninde mukuru muri mwebwe? Who is the firstborn? Witwa nde? What's your name? Araza vuba She's Theodosi. Theodosi. Mu izina rya bagenzi wawe ndababaza, murahamanya n'umutima w'Imana yuko papa wanyu akwiye kuba umukozi w'Imana? Subira mu On behalf of mukomere on Imana. behalf of your relatives, Bishop ask you, are you really ugly? Does your father able to be a pastor? Then she said yes. Itorero rya Jurwe. Church of Jurwe. Zamure turebe namwe. Please hands up if you are ugly. Mushingiye ku buhamya butambutse hano. According to the testimony, this man to be a pastor. Ubuhamya ni bwiza. That is the witness is good. Nimba ari bwiza ni mukomere Imana. If it is good, please clap for him. Kubera iyo mpamvu rero Due to that reason, dushingiye ku bushishozi
according to the research, mbere yuko tumusukaho amavuta before we anointing him, agiye kubirahirira, he's going to oath, to commit. hanyuma natwe turaza kubihamisha kumusukaho amavuta nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. After that, as readers, we will anoint him as the word of God said before. Reka nsobanure ku kintu kijyanye n'amavuta. Allow me explain a little bit concerning the anointing. Hari amatorero twabayemo yagiye adusobanurira ibitari byo. There are the churches we have been passing through, which gave us the first explanation, the full explanation. Ngo gusukaho abantu amavuta ngo ni ukubashyiraho ngo abazimu ngo abadayimoni. That which used to say that anointing the person is all about putting the demons on him. Izo nyigisho ni inyigisho z'ubuyobe zipfuye. Those teachings are not clear teachings. Bibiliya yerekana ko kuva mu itangiriro mu isezerano rya kera, The Bible says from Genesis, abantu bose Imana yarobanuraga cyangwa se abami barobanurwaga, all of the people God chosen to get the responsibilities, including the kings, icyabihamyaga ni ukuvuga ngo ni amavuta basukwagaho yo mu ihembe, the anointing, it was approval. nk'ikimenyetso cy'uko y'imitwe. Anointing, it was like an approval that means that that person got new responsibilities. Ntabwo wakwemera kujya muri Yorodani You can't accept to go to the Jordan, into the water, wemere kubatizwa mu mazi menshi, to be baptized. hanyuma ngo umurongo uvuga gusukwaho amavuta usimbuke. Then the verse that explain all about anointing, you try to jump. Ntabwo mvuze ko batabyubahiriza bayobye, He's not one to say that those who are not accept, they are not a Christian, ariko nta byanditswe byera byametswe n'Imana bigomba kujugunywa. but we always have to follow the scripture and understand what the Bible. Tini ubushake bwanjye no kubw'umuhamagaro unyakamo mpamagawe n'Imana nta muntu mpase, ndahiriye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gushyira umukono kuri aya masezerano ajyanye n'uyu muhango mu murimo mpamagariwe, ko nzakora neza kandi ngashyira mu bikorwa inshingano mpawe n'itorero rya ECCR, nubahiriza ibyo ijambo ry'Imana riteganya hamwe n'amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere n'amategeko ngenga myifatire n'imyizerere by'itorero hamwe n'amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi bukuru bw'itorero, kandi nemera kuzumvira umushumba mukuru wagize iyerekwa n'ishurirwa ry'uyu murimo, ntagambiriye kumuhindurira icyerekezo n'ishurirwa hamwe n'abandi bambanjirije mu murimo, mbubaha ndi mbagandukira kandi ndemera kuzakorera ahantu hose nzashyirwa n'ubuyobozi bwanjye kubw'inyungu z'umurimo w'Imana binyuze mu bayobozi b'itorero rya ECCR. nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'Imana ndetse n'ubuyobozi bw'itorero ryanjye. Imana izabifashemo. natambuke aze asinye mbere yuko abatangabuhamya ba no kuri igikorwa mu izina rya Kristo
Yesu reka mwuka wera w'Imana were aze ahangaha reka mwuka wera w'Imana yumuce reka bihamwishe mwuka wera w'Imana turakurangize Imana kandi kugira ngo umurimo wawe ububyutse kandi tuguheshe icyubahiro kuri uyu musozi kandi umwuka w'Imana nawe